Tuzatinzira ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga kikubwira iki cyangwa se ukibonye mu bibazo? Muraho neza, nongeye kubasuhuza mwese abakurikira Road Rules Academy. Iyi ni channel ibagezaho amategeko y'umuhanda by'umwihariko itanga ibibazo n'ibisubizo bigufasha gutsinda neza ikizamini cya provisoire. Niba uri mushyashya kuri ino channel tuguhaye ikaze. Icyo usabwa ni ugukora subscribe, ugakanda like kandi ugafungura inzogera kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi, kandi video zacu zasohotse ijye uhita uba uwa mbere wo kuba uzibona. Tuzatinze rero hano reka mbibutse ko njye bibagezaho nitwe Jemuve, kandi ufata agakaye n'agakaramu kugira ngo wandike ibisubizo uriya amanota wari kugira muri ibibazo 20 byateguwe. Ikindi kandi bigufasha no kumenya ikigero ugezeho cy'imitsindire kugira ngo mutazamukorera mu kigare bityo bikazabananira. Tuzatinze rero hano ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere kirabaza kiti iyo umuhanda ugabanyijemo ibisate bibiri kandi ugendwamo mu byerekezo byombi umuyobozi abujijwe. Ese iyo umuhanda ugendwamo mu byerekezo byombi cyangwa se ibisate bibiri kandi ugendwamo mu byerekezo byombi umuyobozi aba abujijwe iki? A. Kugendera mu gisate cy'iburyo. B. Kunyuranaho. C. Kugendera mu gisate cy'ibumoso. D. Ibisubizo byose nibyo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A, ni kugendera mu gisate cy'iburyo cyangwa ni B, kunyuranaho? Ese ni C, kugendera mu gisate cy'ibumoso cyangwa ni D? Ibisubizo byose nibyo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese uwo muyobozi ababujijwe gukora iki mu gihe ari kugendera mu muhanda ugabanyijwemo ibisate bibiri kandi ugendwamo mu byerekezo byombi? Twandike hano igisubizo ni C, kugendera mu gisate cy'ibumoso. Hano iyo bavuze umuhanda ufite ibisate bibiri bivuze ngo ni ino mihanda dusanzwe tuzi yaba mu byaro cyangwa se mu ntara cyangwa n'ahandi, ari umuhanda umwe ufite ibisate bibiri, kimwe cy'ibumoso n'ikindi cy'iburyo. Rero umuyobozi ababujijwe kugendera muri icyo gisate cy'ibumoso. Tuzi ko umukono w'umuntu aba ari iburyo, niyo mpamvu hano igisubizo ari C, ababujijwe kugendera mu gisate cy'ibumoso. Tuzatinze n'ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri kirabaza kiti ishusho y'icyapa kivuga ugukikira bitegetswe ni? Ese ishusho y'icyapa kivuga ugukikira bitegetswe imeze ite cyangwa se irangwa n'iki? A. Ni impande eshatu. B. Ni uruziga. C. Ni urukiramende. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A, ni impande eshatu cyangwa ni B, ni uruziga? Ese ni C, ni urukiramende cyangwa ni D? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ishusho y'icyapa kivuga ugukikira bitegetswe iyo shusho irangwa n'iki? Twandike hano igisubizo ni B, ni uruziga. Hano ishusho y'icyapa kivuga ugukikira bitegetswe iba iri mu ishusho y'uruziga mu ibara ry'ubururu cyangwa se ubuso bw'ubururu ndetse n'ikirango mu ibara ry'umweru gifite fresh isa nkaho yihengetse. Nicyo ngicyo nkiza aho hasi, nicyo rwose nicyo kivuga ugushyikira bitegetswe. Rero by'umwihariko ku bantu twigana mubona ko ku byapa bimwe bishoboka ngerageza guhita mbashyiriraho iki cyapa kugira ngo mukirebe, kugira ngo byose mujye mubasha guhita kukimenya mu magambo ko bakibaza, ariko n'icyapa ubwacyo iyo biri ngombwa nkishyiraho. Tuzatinze rero n'ikibazo cya gatatu. Ikibazo cya gatatu kirabaza kiti mfite uburenganzira bwo gutambuka muri iri sangano. Ese wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga urabona ufite uburenganzira bwo gutambuka muri iri sangano? A. Yego niba ukata ibumoso. B. Oya niba ukata iburyo. C. Yego bitewe n'aho ngana. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A, yego niba ukata ibumoso cyangwa ni B, oya niba ukata iburyo? Ese ni C, yego bitewe n'aho ngana cyangwa ni D? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese hano urabona ufite uburenganzira bwo gutambuka muri iri sangano cyangwa ntabwo? Twandike hano igisubizo ni C, yego bitewe n'aho ngana. Hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ufite uburenganzira bwo gutambuka muri iri sangano kuko icya mbere
ni wowe urimo wenyine, nta kindi kinyabiziga kirimo, bivuze ngo ufite uburenganzira busesuye bwo kuba watambuka muri iri sangano bitewe n'aho ugana. Nkomeza kugusaba nimba uri mushyashya kuri ino channel cyangwa se kuri uno muyoboro kandi ukaba ubona hari umumaro gufitiye, icyo usabwa ni gukora subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ntihakagire video n'imwe dukoze gucika. Wibuke gukanda like, kuko ibi byose iyo ugumya ubikora ureba video ugakanda like, buri gihe uko dusohoye video ihitiza muri notification yawe ugahita uyibona ukaba wayikurikira. Kandi wibuke gusiga comment unayishare inshuti zawe. Tudatinze n'ikibazo cya kane kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? A. Guhagarara aho abanyeshuri bambukira. B. Guhagarara akanya gato. C. Ibindi binyabiziga bigomba kuguha inzira. D. Gutanga inzira cyangwa se gutanga umwanya ku bindi binyabiziga iburyo bwawe. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ni guhagarara aho abanyeshuri bambukira, cyangwa ni B. Hagarara akanya gato. Ese ni C. Ibindi binyabiziga bigomba kuguha inzira, cyangwa ni D. Gutanga umwanya ku bindi binyabiziga iburyo bwawe. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese iki cyapa iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike. Hano igisubizo ni B. Hagarara akanya gato. Icyapa kikubwira guhagarara akanya gato, cyane cyane iki cyapa bakunda kugishyira ku mihanda mito iza yiyunga ku mihanda minini. Rero iyo bagishyize aho hantu ugomba kuza ugahagarara umwanya mutoya ukareba ko nta binyabiziga biri kugendera muri uwo muhanda ushaka kwinjiramo, ukabona kuba wakomeza. Niyo mpamvu hano kivuga guhagarara akanya gato. Tudatinze ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kirabaza kiti icyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? A. Aho guhagararwamo n'abanyamagare imbere. B. Aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare. C. Inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. D. Abanyamagare bagomba kuva ku igare bakagendesha amaguru. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Aho guhagararwamo n'abanyamagare imbere, cyangwa ni B. Aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare. Ese ni C. Ni inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe, cyangwa ni D. Abanyamagare bagomba kuva ku igare bakagendesha amaguru. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike. Hano igisubizo ni C. Inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Iki cyapa nta kindi gisobanura mu byapa bitegeka, nk'uko twatangiye bereka ikibazo kivuga gushyikira bitegetswe. Iki cyapa rero nacyo kiri mu byapa bitegeka, biba biri mu ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu ndetse n'ikirango mu ibara ry'umweru. Iki cyapa rero iyo ukibonye kivuga inzira y'ibinyamitende nk'uko muri kukibona ikinyamitende hejuru, ndetse n'abanyamaguru iba itegetswe aho hantu. Tudatinze rero n'ikibazo cya gatandatu. Ikibazo cya gatandatu kirabaza kiti iyo nta mategeko awugabanya, by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bwemewe butarenga kilogarama 3500 ni? Ese iyo nta mategeko awugabanya, by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bwemewe butarenga kilogarama 3500 ni? Ese bungana bute, cyangwa se uwo muvuduko ungana ute? A. Kilometero 60 mu isaha. B. Kilometero 40 mu isaha. C. Kilometero 75 mu isaha. D. Kilometero 20 mu isaha. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Kilometero 60 mu isaha, cyangwa ni B. Kilometero 40 mu isaha. Ese ni C. Kilometero 75 mu isaha, cyangwa ni D. Kilometero 20 mu isaha. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese iyo nta mategeko awugabanya, by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bwemewe butarenga kilogarama 3500, umuvuduko ungana ute? Twandike. Hano igisubizo ni C. Kilometero 75 mu isaha. Umuvuduko ntarengwa kuri izo modoka zifite uburemere butarenga kilogarama 3500 ungana na kilometero 75 mu isaha. Komeza kugusaba nimba uri mushyashya kuri ino channel, ndagusaba gukora subscribe, wibuke gukanda like, kandi mu gihe ukoze subscribe wibuke gufungura iyo nzogera kugira ngo ntihakagire video n'imwe gucika. Ikindi kandi wibuke gusiga comment y'abantu tugiye kugera muri 2020 byateguwe, wanayishare inshuti zawe nimba nta mutima mubi. Tudatinze n'ikibazo cya karindwi kirabaza kiti iyi mizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, ipamba idatonoye,
ibishara, ibyatsi, ibishami cyangwa ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye. Uretse amapikipiki afunze, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Ese ubugari bwayo bushobora kugera ku bihe bipimo? Iyi imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, ipamba idatonoye, ibishara, ibyatsi, ibishami cyangwa ubwatsi budahambiriye. Uretse amapikipiki afunze, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Ese ubugari bwayo bushobora kugera ku bihe bipimo? A. Metero 2 na santimetero 50. B. Metero 2 na santimetero 75. C. Metero 3. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ni metero 2 na santimetero 50 cyangwa ni B. Metero 2 na santimetero 75. Ese ni C. Metero 3 cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ubugari bwayo bushobora kugera ku bihe bipimo? Twandike hano igisubizo ni B. Metero 2 na santimetero 75. Hano ubugari bwayo buba bushobora kugera ku bipimo bya metero 2 na santimetero 75. Tuzatunze n'ikibazo cya 8. Ikibazo cya 8 kirabaza kiti icyapa gikurikira kivuze iki? Ese iki cyapa iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga cyangwa se ukibonye mu bibazo kikubwira iki? A. Ntihanyurwa. B. Birabujijwe guhagarara umwanya munini. C. Umuvuduko utarengeje. D. Inzira y'abanyeshuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ntihanyurwa cyangwa ni B. Birabujijwe guhagarara umwanya munini. Ese ni C. Umuvuduko utarengeje cyangwa ni D. Inzira y'abanyeshuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese iki cyapa iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni B. Birabujijwe guhagarara umwanya munini. Icyapa nta kindi gisobanura mu byapa bibuza, nubwo muri kureba kiri mu ishusho y'uruziga mu ibara ritukura hakazamo ubuso bw'ubururu gusa, ariko iki nacyo kivuga ko bibujijwe guhagarara umwanya munini aho hantu, bityo uba ukwiye guhagarara akanya gato iyo bishobotse, ariko ntabwo biba byemewe kuba wahagarara umwanya munini. Tuzatunze n'ikibazo cya 9. Ikibazo cya 9 kirabaza kiti iki cyapa kisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? A. Isangano rifite ishusho ya T. B. Inzira idakomeza. C. Aho batelefonera. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ni isangano rifite ishusho ya T cyangwa ni B. Ni inzira idakomeza. Ese ni C. Naho batelefonera cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese iki cyapa iyo kibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni B. Inzira idakomeza. Icyapa nta kindi gisobanura mu byapa ndanga. Mbibutsa ko ibyo byapa biba biri mu ishusho y'urukiramende, ubuso bw'ubururu ndetse n'ikirango cy'umweru. By'umwihariko iki ngiki murabona ko ari ishusho ya T, nk'uko abantu benshi bakunda kubyitiranya. Ababa babibonye bwa mbere akaba yakandika ngo ni isangano rifite ishusho ya T, ariko iki cyapa kiranga ko aho hantu hari inzira idakomeza, bityo ukwiye gushaka indi nzira unyura aho hantu nta nzira ihari. Igisubizo ni B. Gisobanura inzira idakomeza. Ntusaba gukora subscribe kugira ngo dukomeze kubana, wibuke gufungura inzogera kandi usige like. Ibyo nibyo bintu bya mbere bitugaragariza ko mudukurikira. Ikindi kandi ibyo bintu byo kwandika comment no gusharinga byo biza nyuma, ariko ibyo ngibyo ushobora kuba wabikora uri kureba video. Tuzatunze n'ikibazo cya 10 kirabaza kiti icyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? A. Uguhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa ahegereye icyome. B. Inzira nyabagendwa iri ku musozi ucuramye. B. C. Umuhanda utaringaniye. D. Umuhanda wangijwe n'isuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ni uguhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa ahegereye icyome cyangwa ni B. Inzira nyabagendwa iri ku musozi ucuramye. Ese ni C. Ni umuhanda utaringaniye cyangwa ni D. Umuhanda wangijwe n'isuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni A. Uguhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa ahegereye icyome. Hano iki cyapa kikuburira ko aho hantu ugeze hari ibintu byerekeranye n'amazi. Hari umwaro cyangwa se hari inkombe cyangwa hari icyome, aho
imizigo itwarirwa. Niyo mpamvu hano igisubizo ari A. Mbibutsa ko iki cyapa kiri mu byapa biburira, ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera ndetse n'ikirango mu ibara ry'umukara. Twatinze n'ikibazo cya 11. Ikibazo cya 11 kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? A. Hanyurwa na velomoteri gusa. B. Nta modoka. C. Hanyurwa n'imodoka gusa. D. Ntihanyurwa n'amapikipiki. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Hanyurwa na velomoteri gusa cyangwa ni B. Nta modoka. Ese ni C. Hanyurwa n'imodoka gusa cyangwa ni D. Ntihanyurwa n'amapikipiki. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese iki cyapa iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike. Hano igisubizo ni D. Ntihanyurwa n'amapikipiki. Iki cyapa nta kindi gisobanura mu byapa bibuza nk'uko twareye kare tubibona, biba biri mu ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru ndetse n'ikirango mu ibara ry'umukara. Iki cyapa rero kikubwira ko aho hantu ugeze hatanyurwa n'amapikipiki. Ubwo iyo uri ku ipikipiki ushaka ubundi buryo cyangwa se indi nzira yabugenewe unyura, kuko aho ngaho ntabwo haba hanyurwa n'amapikipiki. Igisubizo ni D. Ntihanyurwa n'amapikipiki. Twatinze n'ikibazo cya 12. Ikibazo cya 12 kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga kikubwira iki? A. Ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. B. Ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo ntibyemewe. C. Cyerekana aho umunyegare agomba kunyura. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Gisobanura kugendera mu muhanda ubisikanirwamo cyangwa ni B. Kugendera mu muhanda ubisikanirwamo ntibyemewe. Ese ni C. Cyerekana aho umunyegare agomba kunyura cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese iki cyapa iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike. Hano igisubizo ni A. Ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Iki cyapa nta kindi gisobanura mu byapa biburira nk'uko nabyo twahereye kare tubibona ko biba biri mu ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera ndetse n'ikirango mu ibara ry'umukara. Iki cyapa rero kikuburira ko aho hantu imbere hari umuhanda ubisikanirwamo, bityo ukwiye kumenya uko bagendera mu mihanda ibisikanirwamo, uruhande ugomba kunyura n'urwo utagomba kunyura. Niyo mpamvu igisubizo ari A. Kugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Twatinze n'ikibazo cya 13. Ikibazo cya 13 kirabaza kiti wakoze impanuka yo mu muhanda ni ikihe cyangombwa polisi ishobora kugusaba kucyerekana? Asa no mu gikoze impanuka mu muhanda ni ikihe cyangombwa polisi ishobora guhita igusaba kuba wacyerekana? A. Icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. B. Uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. C. Uruhushya rw'agateganyo. D. Imikorere y'ikinyabiziga. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ni icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga cyangwa ni B. Uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Ese ni C. Uruhushya rw'agateganyo cyangwa ni D. Imikorere y'ikinyabiziga. Ese hano ni ikihe cyangombwa polisi ishobora guhita igusaba kucyerekana? Twandike. Hano igisubizo ni B. Uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Hano mu gihe ukoze impanuka mu muhanda nta kindi cyangombwa polisi ihita igusaba kuba wacyerekana, ibanza kugusaba uruhushya rwa burundu rukwemerera, rugaragaza ko wemerewe gutwara icyo kinyabiziga. Iyo basanze urufite uba ushobora kuba wabazwa n'ibindi bigiye bitandukanye kugira ngo bafate amakuru ahagije, ariko uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga biri mu bintu polisi ishobora guhita igusaba kubyerekana. Niyo mpamvu igisubizo ari B. Nkusaba gukora subscribe nimba utari wayikora kugira ngo dukomeze kubana, kandi ni ingenzi cyane kuri mwebwe no kuri twebwe. Cyambere muba muri guteza ishuri ryacu imbere, ikindi kandi namwe bikabafasha kuba video yose dukoze igihe twayikorera icyo ari cyo cyose muba wa mbere guhita mwayibona. Igihe wakanze subscribe ukongera ugakanda aho hantu hari inzogera, ugahita ukanda aho hantu kuri iyo nzogera ibanza. Rero ibyo iyo wabikoze video yose dukoze uhita uba mbere kuba wayibona. Niyo mpamvu hano tuba tubashishikariza kubikora, ikindi kandi mugasiga like nimba ibi biganiro mama mwabikunze, kuko natwe biradufasha bitugaragariza ko hari abantu badukurikira. Twatinze n'ikibazo cya 14 kirabaza kiti iki cyapa gisobanura. Ese iki cyapa iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? A. Uburenganzira bwo gutambuka mbere. B.
uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye. C. Ibyago imbere mu masangano y'umuhanda ukwegereye. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A ni uburenganzira bwo gutambuka mbere cyangwa ni B uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye? Ese ni C ibyago imbere mu masangano y'umuhanda ukwegereye cyangwa ni D? A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Twandike hano igisubizo ni A uburenganzira bwo gutambuka mbere. Cyapa mu byapa byo gutambuka mbere giguha uburenganzira bwo gutambuka mbere aho ukibonye aho ariho hose. Twatunze n'ikibazo cya 15 kirabaza kiti nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iyihe myitwarire wagira? Ese hano wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iyihe myitwarire wagira nk'uko muri kubibona kuri ino shusho? A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukomeza. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuguma mu ruhande rw'iburyo kugira ngo ahe inzira umumotari. C. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gutegereza. D. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gutanga inzira ayiha umumotari. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukomeza cyangwa ni B umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuguma ku ruhande rw'iburyo kugira ngo ahe inzira umumotari? Ese ni C umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gutegereza cyangwa ni D umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gutanga inzira ayiha umumotari? Ese hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iyihe myitwarire wagira muri iri sangano? Twandike hano igisubizo ni A umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukomeza. Hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga uba ugomba gukomeza uriya mumotari akaguha umwanya kuko aba agiye kubisikana nawe, aba agomba rero kuguha inzira ugakomeza we akaza kujya mu gice cye nyuma. Igisubizo ni A. Twatinze n'ikibazo cya 16. Ikibazo cya 16 kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? A. Akazamuka gashinze cyane. B. Umuyaga w'intambike. C. Uruhererekane rw'amakoni. D. Umuhanda unyerera. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A ni akazamuka gashinze cyane cyangwa ni B umuyaga w'intambike? Ese ni C ni uruhererekane rw'amakoni cyangwa ni D umuhanda unyerera? Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese iki cyapa iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni D umuhanda unyerera. Hano ntago iki cyapa gisobanura uruhererekane rw'amakoni nk'uko bamwe bashobora guhita babikeka bitewe n'utu turongo ino modoka iri kugenda iberamiyemo, ahubwo iki cyapa kikubwira ko aho hantu muri uwo muhanda ugeze hari umuhanda unyerera, bityo ukwiye kugenda urushijeho kwitonda kuko iki cyapa kiri mu byapa biburira kandi kiburira ibyago biba bishobora kuba byabaho. Hano rero kikuburira ko aho hantu hari umuhanda unyerera ukwiye kugenda urushijeho kwitonda. Nkusaba gukora subscribe kugira ngo dukomeze kubana, wibuke gukanda aho hantu wanditse wakoze subscribe, uhafungura inzogera kandi kuri inzogera ibanza video zasohotse uzajya uba mbere guhita uzibona. Wibuke no gusiga like, byo nibyo bya mbere by'ingenzi, comment na share iyo bishatse ubikora nyuma. Twatinze n'ikibazo cya 17 kirabaza kiti itara ndanganyuma rigomba gushyirwa ahakurikira. Ese itara ndanganyuma riba rigomba gushyirwa ahagana he? A. Ku nguni y'iburyo y'ikinyabiziga. B. Ku gice cy'inyuma ku kinyabiziga. C. Ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. D. Ibisubizo byose nibyo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A ni ku nguni y'iburyo y'ikinyabiziga cyangwa ni B ku gice cy'umuhanda ku kinyabiziga? Ese ni C ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga cyangwa ni D? Ibisubizo byose ni ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese itara ndanganyuma rigomba gushyirwa ahagana he? Twandike hano igisubizo ni C ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Itara ndanganyuma riba rigomba gushyirwa ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Mbibutsa ko iryo tara ndanganyuma ni riranga iki kinyabiziga kirebewe inyuma. Niyo mpamvu rero iri tara ndanganyuma riba rigomba gushyirwa ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Igisubizo ni C. Tutinze n'ikibazo cya 18. Ikibazo cya 18 kirabaza kiti uretse mu mujyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uremera ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo amakuzungu ni? Ese uretse mu mujyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uremera ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo amakuzungu bungana bute? A.
toni 10, b toni 12, c toni 15, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni a ni toni 10 cyangwa ni b ni toni 12? Ese ni c ni toni 15 cyangwa ni d nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ese ubwo buremere bungana bute? Twandike hano igisubizo ni d, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mpamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo ni uko uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo amakuzungu bungana na toni 16. None hano nta toni 16 bashyizemo, niyo mpamvu hano nta gisubizo cy'ukuri uba ugomba kuba wahitamo mu gihe ubonye iki kibazo. Igisubizo ni d, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turatsinze rero hano n'ikibazo cya 19. Ikibazo cya 19 kirabaza kiti kuki ugomba gucana amatara mu gihe hatangiye kwijima? Ese no kubera iki uba ugomba gucana amatara mu gihe ubona hatangiye kwijima? a kugira ngo akerekana amavuduko kagaragare neza, b kugira ngo abandi biborohere kukubona, c kugira ngo ujyane n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga, d kuko amatara yo ku muhanda ari kwaka. Ese hano no kubera iki uba ugomba gucana amatara mu gihe hatangiye kwijima? Ese ni a no kugira ngo akerekana amavuduko kagaragare neza, cyangwa ni b kugira ngo abandi biborohere kukubona? Ese ni c kugira ngo ujyane n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga, cyangwa ni d kuko amatara yo ku muhanda ari kwaka? Ese ni kuki uba ugomba gucana amatara mu gihe hatangiye kwijima? Twandike hano igisubizo ni b kugira ngo abandi biborohere kukubona. Hano mu gihe hatangiye kwijima ucana amatara kugira ngo abandi biborohere kukubona iyo uhagaze, cyangwa se mu gihe uri kugenda kugira ngo bamenye ko imbere yabo hari ikinyabiziga, cyangwa se nimba bari kuza aho wowe uri kugana bamenye ko nabwo imbere hari ikinyabiziga, kugira ngo nyine muri make biborohere kukubona. Kandi ikindi nawe bigufasha kuba wareba iyo uri kujya, cyangwa se wagira ibyo wikorera. Tuzatinze n'ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma. Ikibazo cya 20 kirabaza kiti ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi. Ese ibyapa biburira biba bibereyeho kumenyesha umugenzi iki? a ko hari icyago, b icyago kidasobanuye ukundi, c imiterere y'icyago gitunguranye, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni a ko hari icyago, cyangwa ni b icyago kidasobanuye ukundi? Ese ni c ni imiterere y'icyago gitunguranye, cyangwa ni d nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ese ibyapa biburira biba bibereyeho kumenyesha umugenzi iki? Twandike hano igisubizo ni a ko hari icyago. Hano ibyapa biburira biba bibereyeho kumenyesha umugenzi ko hari icyago, ntabyo kuvuga ngo ni icyago gitunguranye cyangwa kidasobanuye ukundi. Muri rusange ibyapa biburira biba bibereyeho kumenyesha icyago. Niyo mpamvu hano igisubizo ari a. Byose ko ibyo byapa biba biri mu ishusho y'amani 3 nkuko twagiye tubibona mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango mu ibara ry'umukara. Ese ugeze amanota angahe muri ibibazo 20 byateguwe? Ndagusaba kuyanyandikira muri comment. Ikindi kandi wakandikamo ikindi gitekerezo cyawe kudushimira. Ikindi shimiye buri umwe wese twabanye kuva video itangiye kugera isoje, wowe wakoze subscribe, wowe wakoze like, ndetse uri kwandika comment, ukaba ugiye no kwishare inshuti zawe. Imana ikomeze kukumugisha. Nge mu manu umunsi ku munsi nitwa Jemuve. Wifuza kode watwandikira kuri nimero tukaba twagufasha. Ikindi kandi bikambashimire kuri umwe wese dukomeje gufatanya umunsi ku munsi. Imana igikomeza kuba umugisha. Ndabakunda cyane. Reka duhure muri video itaha. Ciao ciao.